nashatse amafaranga narakoze kuva ndangije senior 6 ngira ngo nkiga najyaga nacuruza utuntu dukendi kuko navutse mu muryango twavuga ngo humble family simple family gukuramo inkweto nta kintu bitwaye no kuzambara nta kintu bitwaye wazikuragamo yumvaga bimworoheye sibyo yemwe ariko noneho niba bitacyoroshye kuzikuramo bishaka ko byaratewe n'iki muzirankoni afite inkweto imwe n'isogisi rimwe aza ku rusengero n'amaguru dushaka gufata umuco kavuga ngo umwana w'abanyamurenge yambara atya niki cyamubuza kwambara rega ni ikintu kikuzamo kikazamuka kikazamura imyenda cyangwa kikayimanura ariko umuco wa Gikristo urakubwira ngo se umuntu nakubona arabona ishusho y'Imana muri wowe. Yes, undi munsi andi mahirwe turi barya mutuma twatumikira kubatse ngo ntiba mu ntego yo munsi TV1 Bortopra TV ndetse twanagendanye na Home of Talent gufatanye twese turi hano nkuko mubibona rero kuri kamera zacu turi kumwe n'umushitsi udasanzwe ariko mutibaga ibyo dukunze kuvuga kuko ibintu byiza bizigihe ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza mu gutegereza kwanyu kwiza kuri bino binyamakuru bitandukanye niyo mpamvu natwe umunsi kuwundi tubagererayo kugira ngo turushize kuganira n'abatandukanye abo mukunda ndetse nabo abo tugiye kuba tugendana umunsi wa mbere batarakora ama subscribe kuri bino binyamakuru zacu abari umwanya mwiza kugira ngo muyikore hanyuma mujye mubona ibiganiro zacu umunsi kuwundi hanyuma rero ntaraja mu kiganiro nyirizina ndi kumwe na mugenzi wanje hano murakoze cyane ni Museveni Eric Rugambwa kuri Bortopra TV twaba twishimiye rero kubana n'ibinyamakuru bitandukanye ndetse twishimiye n'umushitsi wacu akaba ari Apotre uturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Museveni undi munsi andi mahirwe iyerekwa rikomeye cyane. Ndakwakiriye kwari kugira ngo tube twinjira mu kiganiro nyirizina none kandi umushitsi wacu Apostle Scovia undi munsi andi mahirwe. Yego hanyuma rero tugiye kuja kuba twinjira mu kiganiro ariko bizibuze turaza kugusaba kugira ngo turagize imbere y'Imana tubanze dutangize ikiganiro n'isengesho tubone kuza kuba tuganira uyu munsi. Izina ryawe ryubahe mwami tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe bwa buri munsi tugushimiye kuri Imana ikiranuka wuzuye imbabazi nyinshi nanone utugiriye neza kugira ngo turamukire mu isi y'abazima uhabwe icyubahiro nciye bugufi rero mwami kuri twebwe batangiye kuganira n'isi kugira ngo umanuke uganire n'abaduteze amatwi mwami twebwe ntacyo twavuga kugira ngo ubugingo bw'abantu bukire bunezerwe ni wewe wenyine dukeneye kuvugana n'abaduteze amatwi n'abazadutega amatwi n'ikindi gihe n'imyaka izaza ukawera ngwino uyobore ngwino uvugane natwe ntabari twe bagenzi banjye ndabasengeye kugira ngo ubwenge no guhishurirwa bibabeho kugira ngo tumenye icyo ukuriye kuvugana n'ubwoko bwawe muri kino gihe cya none urakoze ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen. Amen. Arakoze cyane Scovia Apostle turakwakiriye kaze kuri televiziyo zacu. Murakoze cyane. Amahirwe yawe uyu munsi naya nkuko dukunze kuvuga ko ndi munsi ari andi mahirwe. Amahirwe yanjye ntuyabona kuba ndi kumwe namwe harayandi nkeneye. Abantu Imana iguhaye mu buzima bwa buri munsi niyo mahirwe ya mbere. Hanyuma rero ndi kumwe na mukuru wanje no Bortopra araza kuba twakirira umushitsi nyireze nanyuma twinjira mu kiganiro nyireze. Scovia no kubazo mbere ko tubandanya mugani w'abarundi Kenya umeze gute yakwakire neza hameze gute cyangwa se hakomereye gute? Kenya hameze neza kuko isi inshuro ya mbere no kuvuga ngo inshuro mpaje zigaragaza ko banyakiriye neza kandi bitaro kwiyererutsa cyangwa kugira ngo abadukurikiye bumve ko ari byiza ndavuga ko ari byiza banyakiriye neza pe weather yaho nge nayikunze nkunda ahantu hakonje nakunze activities zaho abantu bose bari active bari mobile nta muntu uri redundant rero ni byiza cyane birashimishije kandi mufite igihugu cyiza kinini ni cy'abaturanyi bacu cyangwa inshuti zacu ariko natwe na Bibiliya yaravuze ngo aho muzagera hose ndahabahaye wenda yaba ari yo sansu bivuzemo ariko mu by'ukuri turashimye ko iminsi wamaze hakuguye neza hari igihe umuntu agera mu gihugu ko yakataba haherutse cyata hamenyereye ugasanga byamuteye impamvu zige zitandukanye wenda mbere ko twinjira niba atari ibanga cyangwa se nimba wibuka yaba ari nk'inshuro yawe yakangahe hano muri kino gihugu cya Kenya ni ya kane
Yes, arakoze cyane mugenzi wanje uretse kuko buri wese ari kubona uko ikirere kimeze hari n'imbeho nyinshi buri ino mbeho ntabwo yigeze kubangamira muri kino gihe hari ubukonje bwinshi muri Kenya. njyaho kugira ngo nyishe izuba wanyagize Yeah. ubukonje rero nta kibazo. Yego. Yes, hanyuma rero abadukurikiye bwa mbere twagiraga ngo ube umwanya mwiza wawe kubibwira Apostle Scovia ni muntu ki ninde kugira ngo barushize kumenya uwo tuganira uwo ari we. Apostle Scovia icyambere nuko mumubona nta kindi kintu yasizeyo gikomeye cyane. Nitwa Muzirankoni Scovia, ndi umudamu ndubatse, ntuye mu Rwanda, nteganya kuhimuka mu gihe gitoya. Abafite amatsiko baraza kumbaza mu gikari Awe wenda kwimukira. Nsengera i Kigali mu itorero rya Foursquare Church Kimironko, abantu benshi bararizi. Niwe n'umushumba wacu dukunda Bishop Masengo. Ndumva ari byo navuga. Yego, hanyuma rero mu by'ukuri ibyo birabaye ariko kandi kukubwira ngo umuntu ageraho ahabwa izina Scovia Apostle nuko hari urugendo aba yarakoze rugana kuri iryo zina. Mu rugendo rwawe rwo gukizwa nagiraga ngo ube utubwira urugendo rwo gukizwa kwawe ndetse no mu mikurire yawe aho wavukiye ibyagiye biranga urugendo rwawe kugeza uyu munsi uri intumwa y'Imana. Nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bansengera byari muri 1994. Ndumva ntibuka ukwezi kubera ko nari nkiri mu myaka mitoya. Twari dufite mama wacu arakizwa, yari yararwaye umutwe. Ijwi riramusanga yarambwira ngo narokoke kubera twavukiye mu gihugu cya Uganda. Barokore nyine babitaga abamungu mwema cyangwa mu Kinyarwanda bakabita abarokore. Noneho ijwi rirambwira ati abarokore nabahe. Afite uburyo yabisobanuriwe, aragenda arakizwa, amaze gukizwa baramusengera, amaze gukira njyayo ngiye kumusura. Umusaza papa wacu yari akiriho, mushyiriye imyenda yo kwambara. Ngezeyo byari mu materaniro y'imibyizi, nsanga mama yarakize ntakirwaye umutwe. Ndamubwira ngo nayo ndashaka gukizwa. Bakizwa gute? Bambwira mu rurimi rw'Ikigande bita urutoro ngo ninyikiriza Yesu abo mujene wange. Ndemera ko Yesu ambera umwami n'umukiza. Baransengera, urugendo rwo gukizwa no gusenga ruratangira. Kuva icyo gihe kugeza uno munsi ndacyabikomeje kandi uko bwije nuko bukeye birushaho kuba byiza. Muri urwo rugendo rwo gukizwa twatojwe n'umubyeyi wacu kujya dusenga. Ndibuka tukimara gukizwa icyo gihe tukiri Uganda yadutegetse kujya dusenga 3 ku munsi. Aho wabaga ugeze hose amasaha yavuze yo gusenga ageze barahagarara gusenga. Adukundisha Imana kandi kuko twari dukwiye kwikunda kuko twabonaga uburyo akize nubwo twari abana. Dukurira muri ubwo buzima bwo gusenga, Sunday school turaririmba. Ndibuka ubuyobozi bwa mbere nagize bwari kuba umunyamasengesho wa Sunday school. Turangije primary 6 nari maze gusengera abakristo batari bake kuko nge natangiye gusengera abantu ndi mu P5. Ndumva ngira ngo umukristo wa mbere abyaye nka 4 n'abagabo bakuru. Hanyuma bigenda bikura kandi n'abapasiteri banjye bakansengera bakanyaturaho amagambo za mukozi w'Imana uzakorera Imana. Nuko nguko wenda ukiraho urumva wagiye ugiye gusura mama ukubyara usanga yarakize bakubwira ko yasengewe kandi yakijijwe none ugira amatsiko ndetse ushaka ushishikazwa no kugenda nawe ngo ukizwe. Ese gukira kwa mama wawe wari urwaye byaba ari byo byabaye inzira nziza kugira ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza? Icya kabiri wenda aho ngaho ugikizwa byo mbere yo kukizwa wari mu buhe buzima kuko umuntu yakwibaza ati hari irindi dini wari urimo? Nje nabatejwe muri Anglikani. Muri Anglikani. Wow. Nabatejwe muri Anglikani kuko narezwe na nyogokuru byara papa yari umuporoso. Banjyanayo ndi mutongiye kumuramutsa turagumana. Rero ndiga mu poroso ndabatizwa. Wow. Hanyuma rero ubwo uva ku rwego rwo kuba umunyamasengesho muri Sunday school ibyakugoye rero mu rugendo rwo gukizwa kubera ko urumva no rugendo rushasha wari utangiye ibyaba byarabaye nk'imbogamizi ico gihe byagiye bikugora nk'ubu ngubu ugira nk'ubuhamya byo ni ibihe?
imbogamizi zari urungano, ukabona ukuntu abandi bantu bameze bateye, ibyo bibwira mu myaka yabo, wowe ntabwo ari byo urimo kwibwira. Uriya gusenga bifite ukuntu birema umuntu. Niba warabonaga abana barwana ukabona batukana, noneho wowe wagiraga ubwoba ukavuga ngo ndamutse ntukanye byagenda gute. Najyaga ndibuka kuva muri senior 3 niho nibuka najyaga nsenga mbwira Imana ngo undinde sinzagwe, undinde sinzagwe, undinde sinzagwe. Rero ikintu cyari gikomeye ni ukugira ngo uri mutoya abantu bakakubwira ngo ese wowe wakijijwe ufite ibihe byaha, ko wakijijwe uri umwana. Hari n'abambwirizaga gukora ibyaha kugira ngo nongere nkizwe, Imana imbabarire. Bati Imana ikunda abanyabyaha, niba nta byaha akoze ukaba warikijijwe uri umwana. Kuri bwari ubutumwa bukomeye bwo kumbwiriza kugira ngo mpindure idini, mve mu gakiza njye mu mapagani, nzongere ngaruke. Sinzi ukuntu rero ubwenge bw'Imana bwanjeho nkajya mbasubiza iri jambo nkabwira ngo kwikingiza biruta kuvura. Cyatumye nkizwa ndi umwana ni nk'uko bakingira umwana bakamuvacinatinga kugira ngo indwara ze kugenda zimufata. Abwira rero icyaha mu mubiri w'umuntu ni nk'indwara. Rero njye Imana yaramvacinatinze, sinkeneye kugenda kwiteza indwara kandi mfite vaccination. Rero yari challenge, ugasanga abantu baranagutinya, abandi barasana bavuga ngo nta bwenge ufite, ariko ngashimira Imana ko mu ishuri batansindaga, ntari ndi umunyabwenge, abandi bakanyubaha, abandi bakicara bakambaza ese tubwize ukuri, ubutekereza gute, umeze gute. Hari abantu batumvaga ko uri umwana w'umukobwa uri muri adolescence, batumvaga ko kwanza murabona ko ntari na mubi, siko nakabaye behaving. Noneho harandibuka niga mu ishuri rimwe, umwana umwe yarambaje ngo ese Scove, are you really born again? You look to be serious in the things of Jesus. Yari umunyamahanga. Ndambwira yes, I'm serious. How comes a beautiful girl like you behaves like this? Ndambwira urashaka kuvuga noneho ko abantu beza batajya bakizwa? So nanjye ntangira kurwana intambara y'aba bantu babahinyura kugira ngo bakomeze bizera Imana. Nshubije ikibazo wambajije cyane. Ni ukuvuga ngo we wagerageje kwerekana ko abandi bari bafite ishusho y'uko abantu beza batakizwa. Ni beza ahubwo bagomba gukora ibyo bakunze kuvuga no kuryosha. So we wagurwanya intambara kugira ngo bereke ko nimba nta nabari bariho wowe ugomba kuba exemplaire. Kuko ndibuka ngiye ntangira kwigisha ijambo sinari nzi gusoma Bibiliya. Umuntu yarazaga akanganiriza gutya akambwira ngo noneho uyu munsi wigishe kuba intwari nka Daniel. Noneho nkajya muri Bible nkashaka Daniel, nkareba ukuntu yagiye mu rwobo rw'intare, nkareba ukuntu yariye ibishyimbo imyaka ingahe kugira ngo atiyanduza. Noneho nkaza nkigisha abanyeshuri bagenzi banjye kuba intwari. Noneho muri uko kuba intwari uko babaga bambwira ngo ntago behavinga nk'abandi bakobwa, nanjye ijwi ryarambwiraga uba intwari hagati y'iki y'abakobwa beza cyangwa bagaragara neza, ariko si mu buryo bw'ubwibone bataza kutwumva ngo bavuge ngo Scove none yavuze ngo ni mwiza. Ariko ubivuze nabwo baravuga ngo inka ntabuciye inka icebe ngo umutsi cyangwa se ngo umutsi nta mutsi wishe ibere. Nabyo ni umugani bivuze uri muto ntuce imigani, bivuze ngo ariko nabyo kamanutse nubwo turi mu kigani, nubwo imigani dahuye na Bibiliya, ariko no muri Bibiliya habamo proverbs nabyo bivuze ko ari imigani. So nubwo ibyo nshatse kuvuga nuko niyo yavuga ko ari mwiza nta baciye nk'amabere cyangwa se wenda uwo mugani nari mvuze abawuzi cyane baraza kumva ico nari nshatse kuvuga. Ngiye icyo nashaka kubaza aho ngaho, mu by'ukuri mu myaka yawe urumva wari ukiri mutoya kandi nyine urumva wahuye n'abantu benshi kandi ahura n'abantu 1 2 3 4 bakwibazaho. Abantu benshi arabanyuze muri iyo ntuze bahuye n'abantu barabagusha ko nyine umuntu yaje arakubaza wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane, hari we nawe yitekerezaho ati se ibintu abantu bangana rutya bambwira, abona koko ibyo bamubwira niko kuri baragenda. Ese icyaba cyaragukomeje cyane nuko wasengaga kuko hari abantu bakizwa ubu ngubu nko mu gakiza ko muri iminsi hari abantu bakizwa bakaba no kujya mu rusengero guterana bakumva umuziki
ariko ibihe by'amasengesho bishobora gutuma ko bavuze ko amasengesho ari atuma umuntu akomera n'ibintu bitero bindi biza nk'ibyo byazaga bigatuma bitagira icyo bigutwara. Ese ibyo bitero byose cyangwa se ayo magambo wumvaga ariko wowe ugakomeza ugashikama, byaba ari uko wari warakijwe gusa cyangwa nyine nuko n'amasengesho twavuga ko ariyo yagufashaga kugira? Hanyuma abantu bo baba mu gakiza cyangwa se bakijijwe ariko nanone bafite iyo same challenges nizo wahuye nazo, nube butumwa wabwira cyangwa se nihe nama wabaha? Icyo nshaka kubabwira, gusenga bifite imbaraga, gusenga ko kwihererana n'Imana. Urabona iyo dusomye ibitabo bya Mose ukuntu yajyaga ku musozi ngo noneho yaza akaba afite ubwiza, Abisirayeli bakaba badashaka kugira gute. Iyo usenga ugira igitinyiro, we ntubimenye, ugira igitinyiro ntubisobanukirwe, ukabona abantu benshi ntibafite kukubwira ubusa cyangwa kukwegera cyangwa kugutinyuka, kandi utashyizeho surambaya utagize gute. Ariko gusabana n'Imana igihe kinini, kuba imbere y'Imana cyane, gusenga hari ikintu bikwambika cy'igitinyiro, noneho kandi abantu bagukunda ariko bakubaha, ku buryo n'umuntu ashaka gutekereza ikintu akakubwira. Ngenzi abantu bajyaga baza muri background kambwira tuzi ko runaka yanganiriye ngo Scovi namubwiye ibi yakumvira ubusa. Ni ukuvuga iki? Kwa kundi usenga cya gitinyiro kikubaho, umuntu akabona ubupfapfa bwe ari ubupfu nyine imbere yawe, nubwo imbere y'abandi ashaka kuvuga bakagira, ariko mu by'ukuri si nagaruka kwishyira hejuru. Ariko naje kumenya ko abantu bantinyaga ndangije kwiga secondary cyane, nibwo nahuraga n'abantu nyine akambwira ati hari uwigeze kumbwira ngo wakigoryiwe twaragutinyaga. Ndambwira wow, mwantinyiraga iki? Ati Scovi waduteye ubwoba. Ariko nagiraga gusenga, twarangiza n'amateraniro nkagenda Imana ntabara undinde, nyambika imbaraga, nshoboza, nkahorana ubwoba bwo gusubira inyuma, kandi ari nta n'ikintu ndimo kubona aho ngaho. Ikindi kuhindura itsinda, kubana n'abantu basenga, kubana n'abantu bubaha Imana, no kuba occupied, utari mu bitabo, utari mu kazi, ukaba uri mu murimo w'Imana. Nari mfite mu gihe nakuraga, reka mvuga ngo ntaragwiza ubwenge bwo kurwana n'isi mu buryo bwa maturity, umutima wanjye wanyemeje ko ngomba kwiyokupayinga. Niba ntari ku ishuri, ndi mu mirimo yo mu rugo cyangwa ndi ku rusengero, ndakora imirimo yo ku rusengero. Naho hantu hatatu wansangaga. Kubera iki? Nabaga nirinda ntaza kugera ahantu nkasanga imbaraga zinduta zikaza kuntsinda mu cyaha cyangwa zikananiza. Rero narasenze kandi nkunda gukorera Imana, kwiyokupayinga mu murimo w'Imana. Yes, turi kuri ibyo ngibyo umuntu yakwibaza nanone kandi ni ikihe ciza cyangwa se umumaro wo gukizwa cyangwa se kwizera? Umumaro wabyo ni uwuhe kugira ngo umuntu abe yagira ibyo yiyambura? Aho ngaho harazamo n'ikibazo kigira giti mu mateka yawe tugerageza wenda kumenya, tuzi ko waba warize ibijyanye n'ubuvuzi ndetse ushobora kuba waranakoze iyo mirimo yo kuba wari umuganga, kugira ngo ureke iyo kariyeri wisange mu muhamagaro wo kuba apostle, niki cyakuryoheye cyane cyatumye ubona imbaraga zo kureka kariyeri yawe? Ya uko reka mbabwire uko umuntu agenda asenga abana n'Imana, hari n'igihe wumva uryohewe no kubana n'Imana ukumva wakinga n'inzu ukaza kuribwa n'inzara ugateka wumva kurya byagize gute byarangiye. Ariko icyo nshaka kubwira cyambere muri iyi kariyeri yo kwizera, ugira umutima urimo amahoro. Buriya ibyaha nubwo abantu babigotomera nk'amazi, ariko nta mahoro. Niyo mpamvu birivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Amahoro n'umutekano biratandukanye. Ushobora kuba ufite umutekano mu gihugu ariko ugendana umutima ugucira urubanza. Icyaha niyo wabwira umuntu nabi usubira inyuma ukavuga why have I said this? Ni ukuvuga ngo gukizwa rero, uwo mutima ugucira urubanza, ubuzima busa naho buruhutse, wumva uri pose mu bitekerezo byawe. Icyo nicyo cyambere. Ikindi, ntabwo ugira anxiety y'ubuzima, ntuhahamuka kubera ibyiringiro byawe bakubwira ngo ikidahari none ejo Imana izagira gute, izagikora. Kandi iyo ubana n'Imana nayo ivugana nawe, humura ndi kumwe nawe. Ya humura y'Imana rero iruta amafaranga menshi kuri account y'umuntu, kuko amafaranga iyo ahari mutima urakubwira ngo arashize kandi utaranayakoraho. Ariko humura y'Imana imanura ibintu byose bikajya munsi y'ibirenge byawe.
rero icyo kintu abakristo bakirusha abakire benshi kubera ko kwizera Imana bizana amahoro yo mu mutima, ibisubizo biza bisanga umuntu atuje. Hanyuma kuvuga ukuntu naretse kariyeri, nashatse amafaranga, narakoze kuva ndangije senior 6 ngira ngo nkiga, najyaga nacuruza utuntu dukenewe kuko navutse mu muryango twavuga ngo humble family, simple family, kandi nsa naho meze nk'umuntu ugomba kuba ari responsible mu muryango. Ni ukuvuga ngo nashakishije uburyo bwose bwo kugira gute kugira ngo umuryango wanje ubeho uhagarare, mfatanije n'abavandimwe n'umubyeyi wanje kuko papa wacu yapfuye turi bato, haciye imyaka nka 23. Dutangira gushakisha uburyo twagira gute twakwe-establishing ubuzima. Ndiga nshyigikiwe n'Imana, maze kwiga nakoze imyaka ngira ngo ni 3, ariko no kuvuga ngo niyo nabaga ndimo mu kazi kabaga gafatanije no gusenga. Umurwayi akaza, dogiteri yambwira ngo shyira umurwayi aho ngaho tujye nkamurambika ibiganza cyangwa amara kumuvura nkamusengera. Rimwe na rimwe nkisanga ahantu ndi umutima wanjye kambwira ngo ahantu uri ntabwo urimo kumaximizinga, nkihisha nkajya gusenga masaha ya pause, sinje muri pause nk'abandi, iminota bamaye cyangwa nkazinduka cyane kugira ngo mbone umwanya wo gusenga no kuze gutangira akazi. Ijwi riza kunsanga neza ryeruye rirambwira ngo uzankorera, shaka umwanya witoze kunkorera, ku buryo ubu ikintu cyose cyansanga muri uyu muhamagaro nta kibazo mfite kubera ko numvise ijwi, si umuntu wambwiye ngo ngwino turaguhemba, oya. Ni ushaka no kumamagara ngwino mwivugabutumwa nkaza ndi were equipped, nzi ko ndi bubwirize nkasubirayo, atari uko bari bumpereze transport, kubera ijwi ryavuganye nanjye ryeruye. Ntiyambwiye ngo reka akazi, yarambwiye ngo shaka umwanya wo kwitoza kunkorera kuko imbere uzankorera cyane. Noneho bigeze aho n'abandi mu kazi gasanzwe nkabura amahoro n'amafaranga nkabura aho yagiye, ndaje ndavuga ngo rero nshingiye ku cyanditswe kivuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo n'ubw'ibikorwa, kandi iyi ni office nk'izindi, ngiye kwicaramo izampemba nk'uko iz'abantu zihemba abandi. Nicara muri office rero nuko nguko na decidinze. Ibintu uvuze ni byiza kandi koko wumva ijwi ry'Imana ryaguhamagaye, ariko hari ibintu bigera kuri 3 mise ntekereza, ariko ndahera kuri 2. Icyambere wavuze ko amahoro yo mu mutima ari cyo cy'ingenzi, ariko abakristo benshi bakunze kwibwira ko ushobora kugira amahoro mu mutima ariko bijanye n'ubukire n'ubutunzi bagasa nkaho babihinyuye. Nkabona ko n'abantu benshi bavuga ko abanyafrika twabwirijwe ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Donc ibumva ko niba bafite amahoro, ariko nanone no muri isi turimo kugira amahoro mu mutima nanone ufite ibindi bintu ku ruhande bisaba ubushobozi n'ibiki urazi imibereho mu isi ya none ukuntu imeze, biragoye cyane. Ese abakristo wenda bafite imitekerereze nk'iyo bakumva ko twe niba twaragira Yesu ibintu ni hano bumva ko ari sambamba, donc bakumva ko bivuze ko kuba ari umukene mu bifatika, mu butunzi, wenda nta nzu nta kazi, akumva aranyuzwe, ariko kumwisho cyangwa se mu bundi buryo ugasanga ahubwo babereye ikibazo societe. Ese ngo ntabwo haba arimo ikibazo wowe cyangwa se wowe ubifata gute? You've got it right. Wavuze ngo hahirwa abakene mu mitima, si mu mifuka, ni mu mitima, si mu biganza, si kuri konti, ni mu mitima. Yego, ni mu mitima, ariko aho ngani mu bwami bw'Imana, ariko turi no mwisi. Nyine ndiye cyagusubiza, ni ukuvuga ngo ni ugukena gushaka Imana mu mutima wawe, ariko ugashaka ibigutunga mu buryo busanzwe. Niyo mpamvu yavuze ngo nzahira, nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Niyo mpamvu abantu bakennye, sinzi umuntu urabona intambara turimo kurwana, ni ubutumwa bumeze nk'umwerera butari konka. Urumva abantu bagiye basokamo kubw'inyungu zabo, n'ubu turacyabona abantu basa n'ababwiriza ukuri ariko bafite ibindi bahisha inyuma kugira ngo abantu batazaragwa ingororano zabo. Gukora Imana ntiyabyanze, ndetse
nta nubwo ushobora kumenya ko Imana yaguye imbago idahiriye, idahaye umugisha gito watangiye gukora ngo icyagure. Ikitwitandukaniriza ibiganza by'umukristo ni byinshi, ni uko ashora 100 akunguka cyane kuruta uwashoye 200. Ubundi niko byakabaye bigenda, ariko si ukwicara ngo ijana rituritse ubutaka rize. Hari abo Imana yabihamagariye, yahamagaye kuba muri ministeri bagakora full time, abo ngabo irabatunga. Ariko abandi yaduhamagariye ahubwo guchallenging isi kugira ngo isuku umugisha yagure ibyo wakoze, ariko ntiyavuze ngo ugire amahoro mu mutima no mu mufuka. Ariko wenda ukiraho nze gusangiza n'ijambo mugenzi wanje, icanditswe yavuze kuko abahirwa ari abafite amahoro abakene mu mitima yabo. Nanone kandi iyo ubona bavuga ubutumwa batandukanye, intumwa zitandukanye bavuga ngo Pawulo yaretse ibyo ngo ibyarinda muzanjye nabihinduye ubusa, ibintu nk'ibyo, akenshi akabamo kwibesha ku mukristo w'uyu munsi, akaba yumva kuko kureka akazi akaja mu ivugabutumwa ari ibintu anirata kuba ishema rye, ariko bikaba byanakenesha umuryango wiwe. Hanyuma rero nkaza kugira ngo wenda nze kuza kukubaza, akenshi umuntu umukristo n'iryari ashobora gutandukanya ijwi ry'Imana n'irindi rishobora kuvugira mu mutima we rikaba ryamubesha akagira ngo ni Imana yamusabye kureka umurimo we, kandi wenda atari n'Imana avuganye nawe, ejo hakazamo n'ubukene bw'umuryango wa Gikristo. Nongeranya ni nkaho yarakomeje kucaka bina navuze ibintu bingahe aragikoze. Wavuze ko wakoreraga Imana uri umuganga, warasengaga. Si n'ubuganga, je nacuruje ibibiriti niga muri primary. Mvamo ntangira gucuruza mu mujyi wa Kigali, nkorera abantu amatelefone. Mvamo njya kwiga nkajya ndangura ibintu mbikura Kampala mbizana i Kigali. Ubu ngubu iyo ngeze imodoka ndasinzira. Kubera iki nsinzira? Muri ubwo bucuruzi niga nitoje gusinzira kugira ngo njye ngira ku ishuri bitotsi byashize. Ibyo byose rero narabikoze, kandi ijwi ryo gukorera Imana ntago ryaje rimwe, nta nubwo ryaje kabiri. Kugeza igihe numvise amahoro yo kureka akazaje. Nakubwiye ko mfite inshingano nyinshi n'ubu. Si byo gutekereza hano, ntago naje gusaba imfashanyo kuko abantu basanzwe bamesha umugisha batazi ibi ngibi. Urumva, n'ubu inshingano ndacyazifite. N'ubu ndi hano mba ndimo kugira gute gutanga amafaranga mu muryango wanjye. Urimo kunyumva? Ariko ibyo nabyemejwe n'Imana kandi izana amahoro yo mu mutima, ku buryo yanyeretse inyungu zo kuba mu murimo wayo kuruta mbere nta urimo. Ndi mu kazi karamfashije, ndashimira Imana, yari experience y'ubuzima. Urimo kunyumva? Kandi ikindi cya Pawulo ntago yaretse akazi ka office. Inyungu yavugaga kenshi ni icyubahiro Abaroma bamuhaga agiye kurenganya itorero, abanyamategeko, abasadukayo, kubera yaravuze ngo nabaga mfite inzandiko, mfite uburenganzira bwo kubarenganya. Ibyo byari icyubahiro kuri jye. Nari ikimenywa bose, naratinywaga, ariko mbitesha agaciro kubw'inyungu zitagira akagera, ariko kuronka Kristo. Ibyo byose arabireka byamuheshaga icyubahiro, ariko akanamahema kugira ngo atagira uwaremerera. Nukuvuga ndetse yo dusoma Bibiliya ntugasoma Abaroma gusa, gisoma na Befeso, usome n'Itangiriro, ukomeze urebe ikintu Bibiliya ivuga, ucukumbure. Ariko umuntu ahagara ku karongo kamwe agasenya abantu benshi bakiri batoya mu byizerwa. Sinzi niba mbasubije cyangwa ba confusing. Yego, mu byukuri abadukurikiye barimo kumva, ndakeka nawe baje muri commentaire nimba hari uko wenda utabyumva, hari nk'ukundi wamubaza wenda nitugirwa n'imahirwe tuzongera, cyangwa se azabona n'ikiganiro nawe azarebe commentaire. Ariko impamvu turi kubaza bino nuko muri iyi si ngo harimo abantu basa nkaho bacanganyikiwe. Umuntu areka akazi ari n'ubunebwe akakubwira, kuko basa nkaho iby'Imana babifashe nkaho ari ahantu ho kuja nko kwihisha. Ugasanga umuntu ntibakora, ntibagira gute. Niyo mpamvu nabikomoje ndavuga tugasanga babaye ikibazo muri societe cyangwa se imiryango yabo. Donc babaye mu bukene, akavuga ati Imana yampamagaye izabatunga. Abantu rero batabirimo bakibaza. Ariko nabyo ico nemeranya nawe nuko buri wese afite uko yahamagawe, kandi cyiza nuwagiye muri ibyo nyine yarahamagawe n'iryo jwi riba ryaramuhamagaye. Naho abandi bitavuze ko hari n'abandi benshi bashobora kuba baragiye kwihisha hariya, ariko aribo bihamagaye nkuko nkuze kubyumva. Niyo mpamvu nari mbaje ico kibazo, kuko wavuze ko warakoraga nyuma uza kureka ku kazi, none winjira mu gukorera Imana, navuga full time muri ministry, gukorera Imana full time. Ariko nyine uko nari mbivuze nuko hari abantu benshi bazi cyaba abakristo bazi ko
iyo utari umuvugabutumwa, utari mu apotre, utari pasteur, utari umuhanuzi muri ziriya ministeri Bibiliya ivuga, baba bumva ko atari ko akorera Imana. Nkuko wari wabivuze ko gihe wari kariya kazi wakoraga toujours wa muganga wanyuraga ugasengera umuntu, so bivuze ko niyo utari muri iyi mihamagaro ingahe Bibiliya ivuga toujours wakomeza kuba umukozi w'Imana. Je nakoranye n'umugynecologist, yari umugabo, akajyaza tukajyana umurwayi muri salle dope, akamoperatinga aririmba ngendo umukristo, yo operating agaririmbira abarwayi. Ni ukuvuga ngo operation zizi yarakubwiraga ntabwo ari jewe, Imana iri kumwe nawe, ufite ubwoba akaririmba akabaha ibyiringiro, akarinda so. Iyo yabaga adafite umurwayi, nigeze kumusanga muri office arimo kumva indirimbo y'umuririmbyi bita Janti Bigizi, arimo aririmba amarira arimo kumanuka, urimo kunyumva. Hajyaga haza abantu baje gusengana nawe mu kazi, abandi hakaza abafasha mu kazi. Byose yanyigishije gukorera Imana no gukorera abantu. Ikibazo gihari nuko abantu basa naho bavumbutse, mu gusenga agasa n'uvumbutse avuye mu bitotsi, mu gukora agasa n'uvuye mu bitotsi, noneho byose agasanga ngo amasaha 28 ahita compensating ibyo yatakaje mu myaka 10 lazima leta ugomba kuyemera. Ariko nanone ntiyice ibyo ugomba gukora muri kino gihe, ugomba kwiga kuringaniza ibintu muri leta ufite. N'ubu ngubu abantu baramenya gukora, none no gusenga bakagira gute bakabireka. Nabyo ni ukuvuga ngo ni ikibazo, ugomba kuringaniza ibintu aho bigeze, ukamenya kubijera. Rimwe na rimwe ahantu twavukiye naho twakuriye ibyo bintu ntabwo twabyigishijwe, ariko aho tubimenyeye, imyaka ufite ibyo watakaje ntabwo wabihamagara ngo bikwitabe. Ariko nanone ibyo ugomba kumanaginga mu gihe cyawe, nibyo ugomba gukora, bikore neza. Yes, wenda ukiri aho ngaho, ukiri umuganga wari ufite wenda nimba hajuje kubyara abaguzi department ishinzwe abaje kubyara, uburwayi umutwe ukamenya ngo arajya muri iyo office. Hanyuma umurimo w'intumwa muri ministeri za Yesu ubona ubuhe, kuko ubu ngubu uri intumwa y'Imana, inshingano z'intumwa ni zihe? Mu bw'inshingano z'intumwa cyangwa inshingano y'intumwa aho nakoreraga mu bitaro, kuba apostle nuko ngo umuntu urumva ni office yabwo twagarutse muri kariyeri ya ministry ya Yesu. Ubwo nuko ngo aho ngaho, kuko wenda no muri ministeri za Yesu harimo umunyamasengesho, harimo umwarimu, noneho intumwa yo ifite izihe nshingano mu murimo w'Imana? Intumwa kintu cya mbere, urumva intumwa birasobanutse, messenger. Ashobora kuba ari intumwa ku bantu batarakizwa, akabwira Yesu Kristo, kuko intumwa irimo ministeri nyinshi. Intumwa irabwiriza, intumwa ikigisha, igahugura, ikanakomeza. Ariko akazi kenshi k'intumwa ni ugukomeza amatorero, kwigisha abakristo kugira ngo bakomerere mu byizerwa. Kunyumva ni ukwigisha, gukomeza abakristo kugira ngo bakomere mu byizerwa hirya no hino mu matorero yose ku isi. Ubundi intumwa nta musingi igira, umusingi ni itorero rya Kristo. Aho baguhamagaye, aho wumvise ijwi ry'ukohereza. Hari n'igihe ugenda batagutumiye, kubera ijwi ry'Imana rikubwiye ambara ujye bunaka, nugerayo nzakwereka ibyo ukwiye gukora. Wenda ukiri aho ngaho, ko intumwa nyine ubivuze itumwa mu matorero atandukanye cyangwa se ijwi rikuyoboye kujya, akenshi dukunze kubona ivugabutumwa, wenda tugaruke cyane ku bakoresha Ikinyarwanda, Abakongomani, Abarundi, Abanyarwanda n'abandi bari kutwumva ururimi turi kuganira. Akenshi ivugabutumwa tugenda tubona rigaruka mu matorero hagati. Umuntu yabwirije muri Foursquare, muri Calvary, Philadelphia, ahandi mu matorero atandukanye. Ariko akenshi wenda sinzi niba bikorerwa mu ibanga muri ubwo buryo bwo kugana ku batazi Imana, nko mu tubari, mu maroji. Ibyo byo wenda kubijyanye n'ivugabutumwa, wowe nk'umuvugabutumwa ndetse nk'intumwa, niki wabwira izindi ntumwa zidukurikiye cyangwa se abandi bavugabutumwa, ahantu ho gushira imbaraga cyane mu kubwiriza nihe? Ni mu bakijijwe, ni mu batarakizwa? Ubundi ivugabutumwa riratandukanye. Yego, hari ukubwiriza, hari ukwigisha, sibyo? Ni ukuvuga ngo kubwiriza ni mu batarakizwa, ariko buriya akazi dufite cyane nakari mu itorero. Impamvu ari mu itorero ni iki? Ni uko dufite abantu benshi bari mu itorero ariko batahindutse. Iyo tubwirije abava hanze bakinjira mu itorero bagasangamo abatarahindutse, noneho ahubwo baba bikurutaho.
rero idukomeje abantu bari mu itorero bakaba abakristo beza bajya batuzanira abantu ku kazi aho bakora n'aho birirwa kuko ibyo bamenye babibwira abandi. Ubu rero umurimo ukomeye uhari ni uwo kwigisha itorero kugira ngo rimenye neza ibyo byakiriye babigenderemo babe umucyo umurikira isi. Abavugabutumwa barahari bagenda babwiriza, kandi ikindi ibiterane byo hanze nkatwe biterwa n'ibihugu. Hari ibihugu bitemera ibiterane byo hanze, bitemera amakrusades. Muze kwa Yesu mugire gute? Ni ukuvuga ngo kugira ngo nanone ugende kubwiriza abantu, kubatega ku mihanda one by one birakorwa, ariko uburyo bikorwa yaba hari open crusades nibwo ivugabutumwa ryo kuzana abapagani ryakabaye riryoshye. Ariko nanone nitwigisha abakristo bazabizanira ko azajya agenda nicarana nawe mubwire kubera ikintu giye kikuryoheye, ntushaka kugumana amasaha 12 uravuga ya masaha ya pause wabwiriza ukwegereye, sibyo yemwe? Aho mwiriranwa mukaba bavuga butumwa, noneho babandi muzanye mukabarekera abigisha n'intumwa bakaza bagakomeza umubiri wa Kristo. Burya intumwa zigisha n'abayobozi abakuru b'itorero kugira ngo bamenye uko bayigira gute barinde umukumbi banawuyobora. Wenda ukiri aho ngaho, impamvu mbibajije nigeze numva ubuhamya bw'umuntu wahagaritswe n'itorero bitewe nuko yabwirije umuntu ku giti cye, ariko itorero ridafite ubuhamya koko niba icamugenzaga ari ubutumwa, kubera ko yagaragaye ari kubwira ari kumwe n'indaye. And then noneho abandi bakamushinja koko atari mwivuga ubutumwa, bakavuga ko yarimo ayibwiriza. Ese igihe bibaye ngombwa kugenda one by one, umuvuga butumwa kwiye kwitwararika gute? Itorero ryo gizera gute kuko yari mu murimo wayo? Reka mbabwire, hari umugani uvuga ngo nta nduru ivugira ubusa. Kubera ko twabwirije abapagani ndetse twiriranywe nabo mu nzu, dusubiye mu itorero ntibaducira urubanza. Buriya iyo umuntu ajya kubwira ngo twabwirwa n'iki, ushobora kuba ufite amateka atari meza yo kuba yenda uri kumwe n'abahungu cyangwa uri umuhungu uri kumwe n'abakobwa, baza kukubona ukavuga ngo wabwirizaga, sibyo? Kuko ntabagufotoye ntabagize gute, ariko kugira ngo umuntu avuga ati ntago twizera ko yabwirizaga, kandi abantu bahora babwiriza, kandi itegeko ritavuga ngo bagenda ari 2 cyangwa 3 ngo babone kubwiriza. Abantu ntibakagende ku kantu kabaye ngo yenda bavuga ngo se barababwirwa n'icyo yabwirwa n'iki. Nta sinzi conflict yabiri hagati y'abamuhagaritse nawe ku buryo abwiriza bakamuhagarika, kuko turacyabwiriza abantu duhuye nabo. Dufite abantu bajya mu tubari Kigali bakazana abakobwa mu tubari bavuye bababwirije bakijijwe. Rero uwo muntu sinshaka kuvuga ngo bakoze amakosa kugira, sinzi impamvu bamuhagaritse, kuko kubwiriza indayi ukiza amahirwe wahura nayo ukayibwiriza, yanaguha karibu ukagenda ukamubwira Yesu ukagaruka. Ariko icyizere gike abantu bakugiriye cyaturutse gishobora kuba cyaturutse ukuntu basanzwe bakoze. Niko nibaza ngiye. Yego. Ku cyane wenda nunganiye nubwo turimo kuganira, nkuko nanone wasanga ko hari n'igihe umuntu ahinduka ariko abantu bo bakakomeza kukubona muri ya shusho ya kera. Wenda nubwo wenda bari bafite kuba muzi kandi kwa, ariko wenda yaranahindutse akora umurimo yahamagara ko umuntu wese yemere kukuza. Niba wamenye ubutumwa bwiza wemeye kubusangiza abandi ukabazana kuri Yesu, wenda nabyo birashoboka ko yaba yarahindutse ariko bakagomeza kumubonera muri ya sura ya kera, akaba yarazize ubusa. Nabyo birashoboka. Ikindi nakunganira nuko muri uyu murimo iyo abantu bakwibeshyeho ntiwiburanaho, ntiwisobanura, urabireka ukazaba provinga wrong ko bakwibeshyeho, kuko kurushaho kwiboranaho muri uyu murimo bisa naho ahubwo ari kurushaho kwitanga wiha abantu. Hari umugabo bigeze kurega ubutinganyi uzwi uri prominent muri Uganda, baramushinja ubutinganyi, ntiyigeze aboneka ku kinyamakuru yisobanura cyangwa iki, ariko
abo bahaye amafaranga ngo bavuge ko ari umutinganyi nibo baje kwihana mu rusengero. Ni ukuvuga rero bashobora kugusiga igisare, bashaka kugutekereza wowe icyo ukora ubuze icyo wakoze hagati yawe n'Imana, baguhagarika it is okay. na nyuma y'igihe biragaragara, bigenda bigaragara. Ariko ni uko abantu bashaka bo ubwabo kwemeza abantu, ntabwo ariko twemeza abantu. Imana yaduhamagaye nubwo itavuga cyane ariko igenda yemeza abantu. hari abakozi b'Imana bagiye batandukanye bagiye bahimbirwa ibyaha n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma Scovia, nubwo wenda ko turaganira, wenda ndakeka ko navuga n'indi topic ariko iri related n'iby'ijambo ry'Imana. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo ibijanye no gusabiriza. Nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutsi cyangwa se ngo urubyaro rw'iwe, ijambo nk'iryo ngiryo wenda uraryumva. Ariko iyo urebye muri context yacu bisanzwe, murabizi ko aba bana bo ku muhanda cyangwa se uretse n'abana bo ku muhanda n'abantu basabiriza ku muhanda, mbona ko abakristu bahita bishira muri iyo context akavuga ati aba barasabiriza. No kuvuga ngo rero umukristu nimba adasabiriza nk'uko abantu basabiriza bivuze ko ari umukiranutsi. Ariko ugasanga hari ubundi buryo abantu bakora, ariko ukabona wabyita gusabiriza nubwo batabikoze muri ya shusho ya kwa gusabiriza abantu bazi. Ugasanga abantu buryo sizo wenda uburyo nabisobanura kugira ngo babyumve, ariko hari abantu ubona uburyo batangisha intuze, uburyo nanje n'urugero nje navuze ko n'umukristo nemana ariko nkaba nashoma, ugasanga uhoraza abantu ku nkeke, wamfashije wampaye. Ese nkibaza se koko rya jambo tuba twararisobanukiwe cyangwa nuko natwe tuba dusabiriza, ahubwo nuko tutibona muri ya level yo gusabiriza y'aba bantu bari ku muhanda, ariko n'ubundi habaho n'izindi level z'abantu basabiriza. Ubundi wenda kuri ico kibazo nkunganire, ubwo se rira jambo ryashakaga kuvuga iki? Ryashakaga kuvuga ko uragusabiriza go ku muhanda cyari ufite ikindi risobanuye mu buryo bw'umwuka? Tuvuge nuko ku muhanda, ikindi cya mbere ugomba kumenya niba ndi n'umukristo. Nona data ntiyari umukristo, yaravuze ngo urubyaro rw'umukiranutsi ntirusabiriza. Umuntu ashaka kuba asabiriza yarakijijwe, ise yari umunyamapepo. Ni ukuvuga ngo nta mugisha afite uturuka kuri se, ni umugisha umuturukaho. Afite impamvu rero zo gusabiriza. Ibyo ngibyo tubyiho ni urubyaro rw'umukiranutsi cyangwa rurekwa. Mu by'ukuri ibintu tugenda turwana nabyo ari ubukene, ari indwara, ari karande, ntabwo ari byo twatabiriye, nibyo twagize gute twakuye kwa basogokuru. Ni ukuvuga ngo umugisha w'amasengesho ujya ukurikirana. Twari mu buhamya bw'umupasiteri ejo bundi, sibyo? Biriya ntibyaba bisubiza icyo cyanditswe ku rubyaro rw'umukiranutsi. Ariko nanone gusabiriza ni gatozi, si kanisa s'ubukristo. Icyo nshaka kubivuga ni abantu bose mubona baterana, ariko ntago bageze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, ku buryo ashaka no kuvuga ati kigerageza ngomba kugihagararamo, Imana ikazagira gute? Kazantabara. Kazantabara. Gusaba cyangwa guhoza abantu ku nkeke bishobora guterwa n'ukuntu umuntu ameze, ariko umukristo ntasaba. Umukristo arasonza akamenya ngo inzara izashira kubera kwizera Imana, cyangwa ndetse akayoborwa n'umuntu uri bumuhe utari bumugambi. Warubizi abantu bajya baha abandi ariko ntibabagambe. Abantu bajya bahagara akavuga ati Steven warangaburiye, Steven akifata gutya arabivuze. Kube abantu bose ntibigeze bamenya ko wagize gute, ko wagaburiwe na runaka. Kubera iki? Imana yazanye isoko yawe unywaho kugeza igize gute? Inyota ishize cyangwa iguhaye umugisha ugatangira kwimara inyota. Rero mujye tujye tureka gufata ibyanditswe ngo tubikubire muri Karuvali cyangwa Foursquare abantu 200,000. Ushobora kubona itorero ririmo abantu 4,000 ariko abakristo ari nk'icumi. Sibyo? Abagenda nk'uko ijambo ry'Imana rigize. Abo rero nibo rikorera, ni nabo bakora nk'ijambo. Nabiryo jambo riba ryaravuze. Rero niduhura n'umuntu ubarizwa mu itorero runaka cyangwa mu rusengero runaka ariko atujuje ubukristo muri we, ntabwo dukwiye gukundana ngo abakristo. Iyo ufashe abantu bose muri rusange ugakundana abakristo, uba wishe bamwe na bamwe. Ni nk'uko mukuru wawe yakwiba, ntanga urugero inshuti yanjye, bati ibyana byo kwa runaka n'ibijura, kandi mufite bakuru banyu babyaye 8, abafite abantu 8 bataribaho, namwe ubwanyu mutaye, ariko kubera umwe yagize gute urumva batabahemukiye. Nuko rero ibyo bintu bikwiye kugenda.
wenda baravuga ngo ngize ngo mvuge ibya Yesu bwakwira bugaca nta wabimara kandi abakuru baravuze ngo akaryoshe ntigahera mu itama wenda sinzi mugenzi wanje aho tugejeje umwanya ariko rero twagana kumusoza umwanya uracahari cyane ico nifuza ubwo twagize umugisha wo kuganira na Apostle Scovia turasobanuza ibintu byinshi uretse kuba uri intumwa nanone kandi ugaragara mu itsinda ry'abanyamasengesho batandukanye mu mujyi wa Kigali cyangwa se no matorero turakubona kuko uri mu itsinda ry'abanyamasengesho umuco ubereye abakristo mu materaniro n'uwuhe haba abaririmbyi abanyamasengesho abashumba abakristo muri rusange umuco ubabereye mu iteraniro mu materaniro n'uwuhe ibyanditswe byera biravuga ngo ubwo dukorana nayo turabingingira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa ntimugire igisitaza mushyire imbere y'umuntu wese ahubwo ku kintu cyose mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo ucyambere mu bukristo si uko runaka ndeba si uko ngiye mu materaniro ubukristo n'ubuzima bwa buri munsi icyo utakora hiherereye ikintu utakora hiherereye ikintu utakorera muri rubanda nahiherereye ntiwagikora ikintu utifuza ko runaka yakubona ntukagikore nibwo buzima bwa gikristo umukristo agomba kuba inyangamugayo agomba kwihesha agaciro agomba kwirinda kuba inkomyi y'ubutumwa bwiza kandi niba bishobotse wirinde icyatuma abantu bagutekereza ukundi ndavuze ngo niba bishobotse hari igihe bidashoboka kubera doctrine z'abantu cyangwa imico y'abantu ubukristo bugira umuco ubukristo si ubunyarwanda si ubunyakenya si ubukongo si ubugande si ubuzungu ubukristo bugira umuco wihariye ubukristo ni abagaratiya imbuto z'umwuka wera urimo kunyumva no kwihesha agaciro kugira ngo urwandiko si wowe ni baruwa wantu wote mvuga igiswahili watu wote wanakusoma ni ukuvuga ngo ugombye kuba uri reflection uri projection y'ubutumwa bwiza Yesu yabwiye arangwa abantu niba babona bamenye ko muri abigishwa banjye muntu ntakubona amenye ko uri umukristo hari uwigeze kumbaza ntabwo ari ukwishyira hejuru arambwa ngo ndifuza kubona ababyeyi bawe ngo bakureze neza ngo ufite mama wenda mufite ufite papa wenda mufite arabimbwira gute nabwo nzakujyana nkwereke mama ariko muri gi ndavuga ntabwo ari bo kubera ko abavandimwe bose ntabwo tumeze nk'uko utekereza mu mutima ariko sinamushubije menya ko ari ubukristo urimo kunyumva rero ubukristo iyo umuntu abutwaye neza ni ikintu cyifuzwa mu kazi kikifuzwa mu muryango kikifuzwa mu gihugu niyo mpamvu ba Daniel bavuze ngo ni hehe twakura umuntu uri mu mwuka w'Imana iyo umwuka w'Imana ari mu muntu agufuroma mu buryo abantu bifuza ariko nta kigero twashyiraho ngo tuvuge ngo umukristo yambara gutya iyo uri umukristo ukambara ujya ugira isoni ahantu hatambaye ukamanura wewe wenyine pasiteri atagize gute atavuze urimo kunyumva rero biriya byose tugenda tubwira dushaka gufata umuco ukavuga ngo umwana w'abanyamurenge yambara atya ni iki cyamubuza kwambara kwambara rega ni ikintu kikuzamo kikazamuka kikazamura imyenda cyangwa kikayimanura ariko umuco wa gikristo urakubwira ngo se umuntu nakubona arabona ishusho y'Imana muri wowe ese nta muntu usize igisitaza imbere erega burya kwambara nabi si uko umuntu aba ari indaya mvuze ngo nagize yerekwa Yezebeli anyigisha ku myambarire mushobora kuvuga ngo ibyo ni ibikabyo bya Scovia ariko uwo mwuka waransobanura arambwira ngo n'abantu bambara nabi bose si abasambanyi ariko nge ndabakoresha ku buryo ntuma imitima y'abandi igenda ikirana n'ibyaha muri bo arambwira ngo umuntu yambara nabi agaprovokinga umwuka uri mu wundi muntu urimo kunyumva so that provoked spirit iyo igeze hanze hari igihe ikora icyo wayisabye ariko uwayiprovokinze ari hano utanamubwira ngo dukora n'icyaha yemere ariko akambara uburyo bwo provoking bugakora icyaha niyo mpamvu rero Paulo yandikiye abakorera nabwo ngo twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagira gute bagabura ibyayo ndashubije cyangwa ndakonfuse oya urashubije nasobanukiwe rwose impamvu yo kubaza imyitwarire y'abakristo muri rusange hose hamwe iyo ubuyobozi bw'itorero runaka aho barizwa buri wese ahateranira cyane cyane ubundi kukubaza mu rwego rw'umunyamasengesho mu banyamasengesho
abanyamasengesho akenshi bo bagaragara wenda tuvuga urugero hagiye hasohoka inkuru z'abantu bavuga ngo mu rusengero ntihakwiye kuba desordre, abantu ngo bakuremo inkweto, abantu bagire bate, amategeko atandukanye, kuko tuvuga urugero nko mu mategeko y'ibihugu, itegeko ry'igihugu riravuga ngo kwinjira mu gihugu no guca ku mupaka. Hanyuma umushumba runaka ufite iyerekwa ry'itorero akaba ati njyewe ntihakagira umuntu uzurira hano ku gatuti atambaye inkweto, ku mpamvu zitandukanye kandi atari n'icaha, wenda isuku y'abantu ntingana kugira ngo ukuremo inkweto aho ngaho, desordre yaho ujugunye urukweto. Ico kintu iyo kijeho gifite view yo kuba umuntu afite ubushobozi bungana iki bwo gukontrola umwuka ushobora kumubwira ngo kuramo inkweto wirukanke, nundi akamubwira ati no, ibintu by'inkweto hano tidushaka abantu b'amasereri batambaye inkweto. Kuri wowe ubifite view? Icyambere abakristo bagomba kwiga guca bugufi, sibyo? Ni ukuvuga ngo niba umuntu avuze ngo wikuramo inkweto, nta handi hantu muhurira ngo arashaka kubangamira, sibyo? Icyambere tugomba kwemera ko abashumba Imana yabahamagaye bafite iyerekwa kenshi na kenshi, kambifate gutya, ni nk'uko umubyeyi aba ayoboye urugo, sibyo yemwe? Nubwo umubyeyi niba avuze ngo mwana wanjye ntabwo nshaka ko uzajya ugera hano 2:00, cyangwa umwana azajya ntanga mu rugo, ajya arara iyo yagize gute yagiye, aho muri hose mukamenya iki itegeko ry'umubyeyi. Hari n'umubyeyi ureresha abana b'urukundo n'ingeso nziza, abana bagatinya gukora ikintu ngo batamubabaza. Urimo kubyumva? Itorero rero iyo umuntu akunda itorero, ukamenya impamvu uri mu itorero. Ntabwo turi mu itorero ngo abantu babone ngo twasimbutse, ntabwo turi mu itorero ngo abantu bagire gute, ni ukugira ngo Imana yaduhamagaye inezezwe n'impamvu yo kuba mu materaniro. Kandi ikindi nari ndimo nganira ku materaniro, mbabwira ngo amateraniro ni umuti w'ibintu bitandukanye. Ndababwira ngo amateraniro ni isabune dufurisha imyenda tuzagira gute, tuzaserukana mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Shobora kukubwira ngo ntiwiyambure inkweto, urimo kunyumva, ari ugupima kwicisha bugufi kwawe, ari nta n'ikindi, akabivuga n'umunsi umwe ntazabisubiremo, kugira ngo guca bugufi kwawe kugire gute, gupima, noneho umwuka akazamuka wo kwishyira hejuru, akaba yanagusohora mu rusengero. Buriya tugomba kuba maso, kuko iyo duteranye Satani ntiyifuza ko tuguma mu materaniro. Igihe cyose ashobora kuba negative cyangwa akaba positive, ukava mu materaniro uzi ko ukuwemo n'ukuri, ariko ari provoking spirit kugira ngo uve mu mwanya nyawo. Gukuramo inkweto nta kintu bitwaye, no kuzambara nta kintu bitwaye. Uwazikuragamo yumvaga bimworoheye, sibyo yemwe? Ariko noneho niba bitacyoroshye kuzikuramo, bishobora kuba byaratewe n'iki? Muzirankoni afite inkweto imwe n'isogisi rimwe, aza ku rusengero n'amaguru, yahagera yicaye mu bantu agakuramo inkweto agatangira agasirimba, abantu bakaza kwa pasiteri. Dufite abakristo badafite oderi nziza. Wabujije bari abahungu gukuramo inkweto? Abo pasiteri kugira ngo agusohore kubera inkweto imwe ntiyakubuza kutayikuramo? Niba rero urebe kuticisha bugufi aho biva. Umuntu niba yenda abujije ikintu bwa mbere tukagize none agakoresha rangaje ikomeye, niho tubona ko abana atarabo mu rugo, bagahita babyimba, bakavuga ibintu bigakura. Urimo kunyumva? Ariko kuba mu itorero no guca bugufi, kuba mu itorero no kwiga, no kwemera guhinduka. Kubera iki? Twebwe dutekereza ko ejo natwe tuzaba tuyoboye amatorero, tuzatekereza ko tuzaba tuyoboye imiryango. Ese nuticara ngo urebe nabi n'ineza y'abakubanjirije, wowe uzakora iki mu gihe kiri imbere? Bivuze neza rwose. Ndumva ikibazo mugenzi wanjye yarabajije uburyo gishubije birumvikana, nk'uko wanano watanze urugero. Umuntu wese nk'umuryango cyangwa se nk'itorero, n'itorero ni umuryango, nubwo baba babikubwiye atari byo, wenda ari ukuri cyangwa se ngiye nkabona ko atari ukuri, ariko kubera ko nyine muri uwo muryango ufite uburyo uyoborwa cyangwa se ufite uko umuyobozi mukuru, byaba bitakubangamiye cyane. Urabona bivuze nawe hari igihe uzagira nawe aho uzayobora, so uko ubyitwaramo niko nawe uzahura nabyo byaba bigize. Hanyuma mwavuze ku materaniro, nibuka ko igihe Bibiliya yavugaga amateraniro yera, ntabwo hariho igihe tugezemo cya online cyangwa se cy'itumanaho. Usanga abantu benshi basigaye bateranira online, abandi bagateranira
bahibereye donc mu mbaga nyamwinshi mu nsengero ariko aryo nkoresha. Ese kuri wowe guterana online ubona byaba bifite nk'izihe avantage hanyuma byaba bifite n'izihe desavantage cyangwa se byaba bifite sinzi ukuntu nabivuga mu mvuga abantu wenda badukurikiye bumva, ariko wowe uri busubize bacumbisha, hanyuma ni bande bagakwiriye guterana online, ni bande bagakwiriye guterana mu materaniro? Ndagira ngo niba wanyumvishe neza, kugira ngo abantu benshi basigaye bagira ubunebwe akibira mu nzu no kucyuma bati ndaterana online. Niyo mpamvu nayishatse kugira ngo use nk'ukitubwiraho. Reka mbabwire impamvu yo guterana kenshi ni inyungu z'uteranye, si inyungu zahuteranira cyangwa witirirwa urusengero. Nubwo turi hano hari ahandi tuzasoreza. Uteranye online ugomba kumenya ko concentration yawe atari views yenda kwa kundi bavuga ngo turashaka views abafite ama TVs. Ugombye kumenya ko Imana itanze online hari ikintu ishaka ko kwigisha. Ugomba no gusenga kugira ngo concentration yawe ibe full nk'umuntu uri muri church. Ariko ntibikwiye kuba urwitwazo rwo kutajya mu materaniro. Sibyo yemwe? Kubera iki? Hari imbaraga zo guterana n'abandi bantu. Niba hari uburyo bwo guterana kujya ku church, tambuka ugenda uterane. Impamvu ni iki? Buriya mu rusengero abantu bajya basigana imbaraga. Nuko nyumva abantu bajya basigana imbaraga. Umuntu ashaka kugufata gutya ukuboko agasenga, ntumenye ikintu akwambuye ukazakimenya icyumweru gishize. Kandi hari ukuntu umuntu aba ari vived ari kumwe n'abandi. Ariko nanone online ku bantu badafite aho bajya guterana ni byiza. Abantu bene kubica kubera ko izi nzandiko zose Paulo yanditse ari muri gereza, akazohereza amatorero bagasoma adahari. Ni ukuvuga ngo internet yari itaraza, yaratarabona, ntiyari kubona n'uburyo bwo kuyaccessinga. Niba Paulo yarandikiye abakorisayo, sibyo? Bavuga ko njyango rwanditswe na Epaphroditus, akohereza akabanga ikorisayo ni basome, bawurihereza ni Laodikiya basome, akandikira Tesalonike, akandikira Efeso ari muri gereza. Itorero rigakura rigakomera. Natwe tukaba dusoma ibintu byandikiwe muri gereza, tukaba turi itorero rikomeye. Utekereza ko umuntu atakurikira Scovia online areba ijwi yumva afashwa? Utekereza ko atakira? Ahubwo agaciro uha guterana kwawe kameze gati. Kandi ikindi, hari ibintu tugira bavuga butumwa. Hari abantu bagira nk'ubu nubona ko navuze, nkumva ndavuze nta wundi wavuga nkanjye. Nkumva urugero ntanze n'urwo. Bibiliya ivuga ngo duhishurirwa agace tugashurirwa kandi. Ni ukuvuga ngo wowe niba umwuka w'Imana akubwira singa ushaka online, ntabwo ari doctrine, si idini akubwiye gushinga, ni wowe. Abantu bajya nkavuga ngo ibintu 7 byagufasha gukura mu mwuka. 7 umuntu azamara imyaka 80 ku isi. Nsome 7 nsoze. Umunsi ku wundi umwuka w'Imana agenda ahishura uburyo bwo kugira gute bwo gukorera Imana n'urugendo rwa Gikristo ko umuntu akwiye kurwitwaramo. Rero online niba itagufashije wiyikubita ngo uyimareho. Ni nkuko bavuga Bibiliya zo muri telefone, konjya nicura yenda ndyamanye n'umugabo nkashaka gusoma icyanditswe, nacana itara hejuru ye, ariko nshiramo dark mode gasoma Bibiliya inyuma ye kandi ngafashwa. Uranyumva? Navuye hiri ngasoma iki? Ni ukuvuga rero niba hari distractions zakubayeho ntago ari kuri buri muntu. Hari n'abantu batakibasha gusoma Bibiliya y'impapuro, bagize ikibazo cy'amaso. Nafungura telefone agiye gusoma Bibiliya uzamubuza, cyangwa agategera audio bible cyanditse, cyangwa audio bible agiye kuryama. Hari igihe umuntu aba arimo kudriving agatega ntuzi. Hari n'igihe usoma Bibiliya ugasoma igitabo, warangiza ukabangwereka ngitega amatwi muri audio. Hari uburyo umwuka w'Imana yigisha abantu gushaka Imana bakurikije tension bafite, bakurikije environment. Urimo kunyumva? Rero wiburi ahantu environment iri favorable ngo ukubite abari muri miri yigize gute iri tense. Ugomba kumenya kugabura uburyo umuntu uri hano n'uri kure umufavoringa. Niyo mpamvu dusaba umwuka wera kuko agaburira abari hano, kagaburira n'abari kure, kagaburira abuzi n'abutazi. Online church ndayemera, gathering
ndayemera kimwe nuko ushaka no kuba mu materaniro hano ukaza kongera ukayakurikirana online ugafashwa kuruta uko wafashijwe uri mu materaniro. nk'uko ushobora kuba mu materaniro ya rusange wibereye imuhira n'uri online akaba ari online ariko ari mu mwuka. Bajya badutonganya bati mwebwe muri mucaci muri gucatinga aba online bagakomentinga mugize amahirwe yo imbere y'umushumba arabwiriza none mwebwe muracatinga murarangaye. Ni ukuvuga iki? Agaciro k'amateraniro kaba mu muntu. Ntitwabura guhugura abantu guterana kuko Imana yaduhamagariye guhugura, kubera hari igihe n'umuntu arata kubera kutaguhugurwa, kubera kutumva ubwenge na level abandi bagezeho, kuko burya abantu bararutanwa muri levels. Ni ukuvuga ngo turahugura, ariko icyo tukubwiye ujye ugikorana n'umutima wawe. Icyambere uwo Kristo, niyo mpamvu Kristo yavuze ngo nujya gusenga ujye wiherera. Si ukuvuga ngo ukinge inzu, ni ukuvuga ngo ugomba kuba uzi ko uri in personal contact n'Imana ariyo muri kumwe. Imana ngo irebe ibyiherereye izakugororera. Ni ukuvuga ngo dusenga kugira ngo tugororerwe, ntabwo dusenga kugira ngo tugaragare cyangwa dusubizwe cyangwa tumenyekane. Data ureba hiherereye, ureba impamvu yo kwicara ukakurikirana online. Hari n'abantu badakurikira kabangara online kandi ashaka kumpa views, ashaka kumpa amasaha, agafungura akaba atarumva inyigisho yanjye nimwe, agakomentinga ngo amen. Ntabwo ariyo mpamvu. Yego. Ntabwo ariyo mpamvu. Sibyo? Yego. Fungura niba nanavuze nabi. Vuga uti nomero y'uyu muntu ndayishaka. Ansobanurije ibi nibi. Uyu muvuga butumwa ko yavuze iki kintu nkaba nacyumva. Mwampa nimero ye. Umpamagara umbwire. Ese aya magambo bavuze ko ntayumvise wabinsobanurira nkakwigisha nkakubwira. Bise ko dufite abantu dusengera bagakira kuri telefone tutarababona. Dufite abantu bajye baduha amafaranga tukayarya ntiturababona, ntitunatekereza ko tuzababona. Kubera iki? Wasenze umutima urabohoka, wabwirije arahinduka. Rero ugomba guha agaciro amateraniro ayo ariyo yose, yaba yo mu rugo, yaba online, yaba yo muri home cell cyangwa mu rusengero, amato n'amanini. Yego. Yego, wenda tugana ku musozo w'ikiganiro ndetse turushizaho no gukomeza kugushimira ku buryo uri guhugura abantu, kandi nanone ni umwanya wawe wo kurikiye kino kiganiro kugira ngo utange ibitekerezo byawe hariya, hanyuma ico ushaka gusobanuza. Nanone kandi turifashisha iyi link iri munsi y'ikiganiro cacu, twese uyifashishe kugira ngo ikugeze kuri channel ya Apostle Scovia. Nugerayo ukora subscribe kugira ngo uzajya ubona ibibwiriza atanga umunsi ku munsi. Ubwo rero twese tupininze link y'ikiganiro hano kugira ngo biborohere kugerayo, hanyuma ubu umwanya mwiza kugira ngo mujye murushirizaho kubana nawe mu biganiro bitandukanye nyuza kuri channel ye ndetse n'ibibwiriza bitandukanye. Hari n'uburyo ushobora kugerayo, araza natwemerera turaza gushiraho contact ze cyangwa se ube wazitwaka mu gikari cacu kugira ngo wenda ico wifuza kumenya cyane kirenze ibyo tuba twabajije ube umwanya wawe mwiza kugira ngo ubisobanuze kuri Apostle Scovia. Tugana ku musozo nanone kandi tukiri mu materaniro. Ubu ngubu hariho n'inkuru zibiri cyangwa se amavideo abiri agenda cicikana agaruka ku bijyanye no gutinda mu ivugabutumwa. Abavuga butumwa ngo basiga ingo zabo bakagenda bakamara amezi 5, 6 bari mu ivugabutumwa. Uwo muco mu ivugabutumwa wo ufite yihe view kugira ngo ni ikihe gihe cyiza gikwiriye umuvugabutumwa kugira ngo abe yasiga inshingano zo mu rugo cyangwa ave mu rugo agiye mu ivugabutumwa? Igihe ciza gikwiriye kitabangamira umuryango ntikibangamira na kariyeri iwe cyangwa se vuga butumwa. Ico ni cambere kuko wenda tuza kugaruka kuri microphone dusoza. Icanyuma nanone kandi muri ya mico nkuko twahoze tuvuga umuco wo gukuramo inkweto, bunyine abantu bakompreninga kubijyanye n'abantu bagenda bakabyina barangiza bagakenyera ibitenge. Umuyumbe cyangwa se umugabo akirukanka akaka umumama igitenge cyakagikenyera kuba tuyise umuco mwiza. Nibyo bigaruka utwa tuvideo tugahuzwa n'utundi bakatugira comedy bikica icari kigendera mu materaniro. Nk'intumwa ubifite iki gitekerezo? Niyo mpamvu nababwiye ko iyo umuntu ikintu atekereje yumva ko ari ukuri kurangiyeyo biba atari ukuri. Mu by'ukuri umuyumbe wa Kenya y'igitenge ntabwo ari wowe usebye kumuruta. Niba complain itavuye kuri nyiri igitenge bacyambuye, wowe ubireba ukwiye gutuza ukurikije umuco wawe na doctrine yawe. Kubera iki? Hari ibintu tujye dukora mu materaniro tubwirijwe n'umwuka w'Imana, kubumva umwuka w'Imana. Muribuka Kristo atoba konda agashyira ku maso y'impumyi
iyo haba abantu bazima barambwiye uri muzima umuntu ni impumyi none umushyizeho n'icyondo muribuka acira mu kanwa kuba dedemangaga muribuka Elisa agira mouth to mouth ku mwana wari wapfuye muri kino gihe ugiye kuzura umuntu ukabigenza gute byagenda gute babikoze gutya akazuka sava ariko ikibazo nuko yabikora ntazo complain ahubwo se bamuguha yego cyo nshaka kuvuga rero iyo turi mu materaniro njye nizera ko amateraniro yose ayobowe n'umwuka w'Imana nubwo hashobora kuba distractions niba umuntu afashe igitenge hari abantu bajya bafata ibitenge basirimbye ipantaro igacika kaza akakubwira ngo mpereza nkenyere nkomeze mpimbaza Imana hari n'abandi bajya babwirwa ngo fata igitenge cy'uriya muntu ntabwo arabyara ugikenyere usenge ugikenyeye Imana izagira gute izamuha umwana hari n'igihe ufata igitenge cy'umuntu arwaye indwara runaka utamurambitseho ibiganza agakira hari n'abandi buzura umunezero excitement z'igitaramo akumva buzi icyo akora agashikuza igitenge cy'umuntu akagira gute atazi ibyo akoze excitement nkuko turabona ko umuntu ajya aba excited kuri ruhago agashishimura ishati na excitement zishobora kubaho mu rusengero zimeze gutya amarangamutima ntabwo rero twafata ibintu byose ngo tubishyire mu marangamutima hari word of wisdom word of prophecy byose bijya biba mu materaniro hari no ku n'umwenda w'umuntu kugira gute gucika agafata sharpe yanjye akawukenyera noneho twebwe bari hanze batagwiriwe n'icyo kirere bagatangira complaining Gesinjya ni bya bindi bibiri ivuga ngo ntukemere ikirego ku mukuru tumvise babiri cyangwa batatu bamuhamye rero ni byiza ko mbere yuko vuga ngo bya ni ibiki umuntu w'umugabo akenyera igitenge cy'umugore ubundi si uretse ko ari imico ahantu twavutse tugasanga abagore bambara ibitenge iyo dusanga abagabo ari bo bambara ibitenge tuba twara complaininze ahubwo sukiri naho ayo manyama cyangwa se ubwo bushizi bw'amanga abagabo bagira iyo banezerewe gufata umwenda ko tutarabona umukobwa wambuye umuhungu mu materaniro ishati yamwambura ikizi ni ukuvuga ngo nabo babakuramo ibyoroheje kumukuraho sharpe nta kibazo urumva yawe wenda mwajyanagamo ingofero twakazibambuye ukumva uri fiyeri kwambura ingofero ahubwo ugeze nese wamwamburije ikintu yambaye n'umugore acyambaye ntiwakimwambura keretse umuntu witeye keretse umuntu ufite igitenge yageretse ku kindi cyangwa afite akayesharupe abahungu nta kintu wabona ugira gute umwambura kandi nabo si bagiye bambura inkweto bakabakuramo ibiheko si bagiye bakuramo imikandara bagakora ibindi none yego kuri cyo rwose kirasobanutse kandi abantu intego zacu iyo tubikora turaba Kristo no muri kariyeri yacu turabavuga butumwa kuko dusobanuza byinshi mugasobanukirwa abantu bareke gufata ikitari ikibazo bakireme kuba ikibazo bibe byabangamira umuvuga butumwa runaka cyangwa se umunyamasengesho runaka natangira kugira ubusabane n'Imana yishimye atangira kugiramo control nyinshi yigarura ati video zitaza gucicikana ugasanga umuntu igitaramo kiburijwemo ku bijyanye n'igihe rero civuga butumwa mu bigarukwaho na benshi byo urabivuga iki itorero ryo mu rugo numvise abahanga bavuga ngo icyambere ni umurimo w'Imana cya kabiri n'urugo rwabo sibyo yemwe ariko ngiyeho ahubwo icyambere cyakabaye urugo ubaye rufite kugira ngo burya umugore mubi cyangwa urugo rubi rumara amavuta rumena amavuta kubera ko amarangamutima y'umuntu arwaye no guhishurirwa bigira gute birarwara igihe nta gihe kingana n'umwaka cyangwa n'ukwezi kumwe igihe kingana n'icyo wavuganye n'umudamu wawe ngiye mu ivugabutumwa nzamara igihe kingana gutya kuko Pawulo yaravuze ngo bajye basezerana igihe cyo guhura kugira ngo badaha Satani urwaho guhe Satani urwaho ni ukuvuga ngo umuntu wagize umugore ajya amukenera ni ukuvuga ngo muri cya gihe cyo gukenera umugore cyangwa gukenera umugabo ni ukuvuga habeho igihe cyo kwihanganirwa ariko ntimuhe Satani urwaho kugira ngo umugore uri hafi aho ushaka kugusha umugabo mu vugabutumwa atinjirira muri cya gihe amaze sinzi niba munyumva n'umugore nuko kugira ngo Satani adaturuka muri cya gihe
akagera gute kuko igihe cyose satani aca mu cyuho hatari icyuho ntabwo abona hagira gute anyura rero igihe ntikingana n'umwaka ntikingana n'amezi 3 ntikingana n'imyaka 5 igihe kingana n'icyo wasezeranye n'uwo mwashakanye habaho impinduka mukabyumvikana kuko kwitotomba k'uwo mwashakanye kugira ingaruka kuri wowe niko Bibiliya ivuga ngo ifuhe ry'umugabo urumva ni ikizira ku mugore iyo umugabo yagufuhiye ugomba kwihana iri fuhe riturutse nitwaye gute bituma umugabo wanjye amfuhira ko akwiye kuba nyizera hari ifuhe imeze nk'abadayimoni ariko hari indi fuhe rituruka ku kintu cy'umuntu utitwaye neza mu rushako ni ukuvuga rero ni ukwirinda kugira ngo hagati yanyu satani atahanyura akagira uwo akubita rero igihe ntikingana n'amatariki kingana n'icyo wasezeranye n'uwo mwashakanye njye niko mbyumva warakoze cyane nyemerera Museveni tuze kuba tumubaza wenda bijyanye kandi tunamushimira abashije guhugura abantu neza utuntu n'utundi harimo nko kukubaza ngo umushumba ugushumbye Bishop Masengo na Madamu Bishop ubigira hiki ubwo twinjiye mu tuntu n'utundi kuko topic yacu dusa n'ayisoje ni uruhe rugero kuri wowe akubera uruhe rugero kuri wowe urugero cyane rwa mbere nuko buzuzanya baruzuzanya ntibavuguruzanya barashyigikirana actually biri mu bintu byatumye za muri Foursquare by the way ukuntu bubatse urugo mu buryo bw'itorero no mu buryo bw'umubiri kuko barubakitse hombi iyo umushumba wawe afite ubwenge nawe ugira ubwenge iyo umushumba wawe yubatse neza ayo mavuta aratemba buri umushumba ameze nk'umubyeyi kamere y'umubyeyi wawe iragufata ukayihandurwa na mwuka wera rero n'ubuzima bw'umushumba buragufata ukabuhandurwa no kwishakira Imana ku ruhande rero cyambere baruzuzanya mu ngo numvise shobora kuba umuntu yaba afite bombori hirya no hino ariko simfite inshuti nke cyangwa ziciriritse zitamenya ubuzima bwabo mu rugo ariko nta bombori mu rugo rwabo kandi mu buryo babana mu muhamagaro baruzuzanya hari igihe umuntu agwa nk'amafaranga wenda wamukozeho cyangwa se wamufashije nimvuga gufashwa ni mu buryo bw'umwuka kakubwira ngo unywe soda kakubwira ngo ugire gutya na gutya nimba atari ibanga Scovia yabakunda kunywa iki hanyuma yabakunda kurya iki hari umuntu arya byinshi ariko aba ari ikintu cyihariye hanyuma ikindi wenda hari umuvandimwe hano turi kumwe yagize ushirwa aravuga ngo undi munsi andi mahirwe wenda waza kubidusubiriramo ukavuga iryo jambo gutyo hanyuma ukaza kutubwira wowe iryumvise wumva ni nk'ireshirwa cyangwa ubusobanuro wowe wakirana iryo jambo murakoze ubwo nta muntu utera inka igise ngo abure amazi ubumbajije ibyo ndya uraza kubima aka kari agaciyemo cyambere nkunda kunywa amata n'amazi ibindi byose byaza nabuze amazi cyangwa amata byo kurya nkunda kurya rero biri very funny ibimenyerewe nkunda imyumbati n'umutsima ariko ubundi nkunda ibiryo by'abasirikare imvungure kandi uzi icyo bita being frank uko nukuri nkubwiye abagideri biroroshye niyo gideri hano niko bayita ndumva iyo ngiyo nanje nayica uraza kuyishura bivuze ko nayica ibindi turabimenya nyuma y'ikiganiro ijambo undi munsi andi mahirwe kuri wowe urumva rifite ubuhe busobanuro ku buzima bwawe undi munsi undi mahirwe undi munsi ni uko udagombye kwishira na failures mu munsi utangiye ugomba kuvuga ngo uko umunsi ukeye urakeye kuri njye nyine igitondo uko gitangaje nanjye ubuzima bwanjye bugize gute ukibagirwa ibyakunaniye ukabitesha agaciro ukavuga ngo Imana ihinduye ijoro ryari umwijima
hari n'ibyihinduye mu buzima bwanjye undi munsi andi mahirwe undi munsi undi jyewe wow. kandi mwiza kurutaho wow. Hanyuma rero ubushize twabonye ugira amarangamutima n'ibyishimo mu birori by'abavandimwe bawe musaza wawe iyi new couple muri family ifite ikihe gisobanuro kuri wowe nanone mu gihe waje n'ahangaha muri Kenya ukabasiga ufite urukumbuzi rungana iki kuri bo? ngize amahirwe yo gushimira abantu online bashyigikiye muri ubu bukwe nawe urimo abantu ba hano muri Kenya abantu bo hanze bamuhaye amafaranga abandi barabutaha abandi baradukongratulating byari ubuhamya bukomeye uriya ni musaza wanjye wa bucura kwa mama na papa naramureze rero kubona ageze ku gihe cyo kubaka urugo n'ubu sindabimenyera iyo ngiye mu rugo rwe numva mfite nk'amarira ariko nkayahisha rero kubaka icyambere cyane amarangamutima nuko ari umugisha uturuka ku Mana urugo n'umushinga watangiwe n'Imana hari abangana nawe batarubaka rero kubona yubatse atari amafaranga atari ahakomoka ari kubera ubuntu bw'Imana byarandenze n'ubundi acyabishimira Imana mbese mu bintu Imana yankoreye muri uyu mwaka bikomeye nacyo yarakinkoreye. Wenda cyanyuma umaze gutaramana n'abantu batandukanye yego mu bukristo nta bwoko bubamo ariko se nk'abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge muhura kenshi n'iki gikomeye gusa mu buzima busanzwe umaze kubigiraho cyana gutungura avuga ati koko aba bantu si abagande si abanyarwanda n'abanyamurenge nk'iki batandukanye n'abandi bose bagihura nabo? Bagira umuco ukomeye bakomeye ku muco wabo cyane. Iryo jambo ahavuze kugira umuco ukomeye no gukomera ku muco bakomera ku muco wabo ku buryo niyo barimo kubwiriza bavuga ngo ukabona umwana w'umunyamurenge kandi iyo turi mu itorero tuba turi abakristo. Rero bivuga i Kigali ntago bigutungura uri nko materaniro y'abantu benshi naba ni Kigali ahubwo bibaze nko kubivugira hano muri Kenya abanyamurenge ni akadomo naba ni Kigali basa n'abandi bantu baho ariko baza nko kubivuga hano umwana w'umunyamurenge wenda hano bari mu bandi benshi badahuje by the way bakabivuga no mu Giswahili ntibavuge mu Kinyamurenge rero wumva ko bari abantu bagize gute bakomeye ku muco wabo kandi baraziranye kugira ngo ukore ikosa no kuvuga ngo wowe utaragera mu rugo riba rigeze ahandi hantu utazi. Gusa icyo kumenyana nge nabonye igisa naho kirinda ibintu byinshi ukavuga ngo buriya hari ibintu umuntu atirinda kubera Bibiliya kubera cortege abantu bakuzengurutse ukavuga ngo nkoze iki noneho ntago ari runaka wakimenya gusa n'ahandi hose cyagira gute cyagira bigatuma ukirinda communication yabiri tight umuco wabo nukumeze. Nabivuze kare ngo akaryoshe uretse ko atari nje bivuze nasanze byaravuzwe ngo akaryoshe ntigahera mu itama. Kuganira na Scovia twatarama session ikarangira tugafata indi mu byukuri abantu mudukurikiye ndagira ngo mwahezagiwe ikirundi kimaze kuba cyinshi ariko uretse ko ari na cyiza cyane nkunda uburyo kivugitse mwahawe umugisha cyase mwabarikiwe ariko nanone kubera shuguri zindi n'izindi nshingano zigiye zitandukanye mwatwemerera tugasoreza hano dushimira umutumirwa wacu kuba watanze umwanya wawe. Mu byukuri turabizi umushitsi yari ahantu abafite ibintu byinshi cyane byo gukora ariko ntabwo tubi taking for granted cyase ntitubifata gusa nk'ari bisanzwe. Turagushimiye cyane kubw'umwanya wawe waduhaye hanyuma dushimira bari badukurikiranye kuri bino bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mu byukuri namwe kwicara ugategera ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye dore ko kitari na kigufi nabwo turabashimiye cyane. Tukaba tubashimiye nabo hanyuma reka nshimire abagenzi baje twabanye hano mu kiganiro harimo undi munsi andi mahirwe nisikari yarabaye nk'izina. Turagushimiye cyane ari nawe wateguye kino kiganiro kuko ni waduhuje n'umuvuga butumwa Apotre kuva mu Rwanda Scovia. Hanyuma dushimire n'uwadufashije kuri kamera ni mushiki wacu hano n'abafite channel ya YouTube akaba yitwa Dinye Media TV ashira ibintu byo mu ikanisa byivuga butumwa abantu mwanyarukaho ngana naho mukamushigikira. Wenda Scovia nimba ufite ijambo rya nyuma wavuga dusoza ikiganiro umwanya wawe hanyuma nimba wanasengera abantu
turakijijwe gusenga nta na rimwe bazavuga ngo amasengesho nta na rimwe azahomba. So twosenga dutangiye, twosenga hagati, twosenga dusoje, nabyo uko umwuka kuyobora, ariko umwanya ni wawe unadusoreza kino kiganiro. Murakoze cyane. Ndagira ngo nshimire abanyamurenge ntarajya kure. Ndabashimira ukuntu batoje abana babo kuba mu rusengero. Usanga umubare munini w'abana, urubyiruko niki, baba mu rusengero. Ibyo turabibashimira kubera ko umuntu ashobora kujya mu rusengero yenda ntahinduke nk'uko bishaka, ariko basi ari mu cyerekezo cyo kubaha Imana. Ibyo turabibashimira. Nanone mwivuga butumwa bamfashe ukuboko, nabo ndabibashimira. Imana ibahe umugisha, kuko umuntu agira vision supporters bashyigikiriye iyerekwa rye. Navuga ko ari vision supporters banjye, ndabishimira Imana. Ikindi ndashimira abantu badukurikiye hirya no hino. Ndagira ngo mvuge ku kantu gato. Abantu bavuga ngo isi igeze kure, buriya isi ntabwo igeze kure, ahubwo turiruka inyuma y'isi Imana yaremye. Aho umuntu akangukiye niho abona ko isi igeze kure. Ariko nta ngoma itagira bubu, nta ngoma, niko abanyarwanda bavuga, nta ngoma itagira bubu. Gusa icyo umuntu w'Imana agomba kumenya ni uko iyo kipa mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ukavuga ngo ndabalansinga gute bino bintu. Kuko igihe cyose habaye imbalance, no kuvuga ngo ugenda ufite pelt, ufite ibintu byagize gute. Turasenga Imana ikadushoboza, kandi Imana si ikwiye kuza nyuma, ahubwo ikwiye kuza mbere kugira ngo ushobore guha imbaraga zo kubalansinga buno buzima no kugenda neza muri kino gihe. Turi mu gihe kigoye cy'ubwenge bwinshi, ariko uko umuntu arushaho gushaka Imana niko ugenda ikwereka inzira unyuramo, ukabona ibintu biragenda bigira gute, bimera neza. Kindi mukomeze gukorera Imana, izabagororera. Mukomeze kuyubaha, izabiyereka mu buzima bwa none n'ubw'igihe kizaza. Imana ibahe umugisha, kandi nciye bugufi imbere yanyu kuba mwabonye ko ndi uw'umumaro kuba naganira n'isi, namwe muranteye inkunga muri uyu murimo. Imana ibahe umugisha. Amen. Yego. Murakoze rero, ibintu byiza bizigiye ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza. Ciao. Wadusengera. Tuguhaye icyubahiro Mana yo kwizerwa, uri Imana nziza, uri Imana nkuru. Turagushimiye uyu mwanya uduhaye. Mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo umunsi umwe ngo ni nk'igihumbi. Twebwe ntituzi niba tumaze isegonda imbere yawe, kuko niba umunsi ungana n'igihumbi, twebwe dushaka kuba tumaze isegonda. Ariko turagushimiye ko waduhaye gutekereza neza kugira ngo tuganire iby'ubwami bwawe. Nsabiye bene data umugisha, kuboko kwawe kubane nabo, ubagirire neza, intambwe zabo zirindwe, ubarinde umubi, ubarinde umuriganya, ubarinde kuyoba no kwibeshya muri ubu buzima. Kandi Mwami, ni ukuri ubaha ubwenge buzana impinduka aho bari n'aho abazengurutse. Sabiye umugisha imiryango yabo, sabiye umugisha imirimo y'amaboko yabo. Ukomeze kutugirira neza, utwigishe kukubaha no kugendera mu nzira zawe. Abadukurikiranye harimo abarwayi, harimo abarwaje, harimo bafite impamvu zitandukanye. Uri Imana ikora ibikomeye, nk'uko ugomorora imvura ikagwa ikaneteza ubutaka, aba ariko imbaraga zawe zimanuka ku barwayi, ku barwaje, ku bafite ibibazo bibakomereye. Ndakwinginze Mana, igira icyo ikora kandi ikakigaragaza binyuze muri iki kiganiro no muri iri jwi, ukora imirimo n'ibitangaza. Ndakwinginze kugira ngo hagire umudamu ubohoka, hagire umugabo ubohoka, hagire umukobwa ubohoka, hagire umuryango usura kandi ugenderera aho baherereye hose. Turagushimye, uri Imana yumva gusenga. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen.